Reka nongere ngo ikaze wamaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube Yambi TV official ndetse nawe udukurikira mu buryo utarakora subscribe ariko mukaba mukunda inkuru ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. Niba wibuka igice cya 16 cy'inkuru uko nazinutswe urukundo ruko ko cyarangiye ubwo umusore Blaise ndetse na Sylvie bari bavuye gutembera muri parike hanyuma bakaza kugera aho kuryama bagombaga kuryama nyine bari kumwe hanyuma Blaise agasigara yibaza noneho icyo agiye gukora niba yarumvaga agiye kwiyambura bakaryama. Ese cyaje kugenda bitereka dushamatsikoro twumva icyo cya 17 kwibutsa kureba munsi y'inkuru ukareba ari buto kuranditse ijambo subscribe ugakandaho ugatwara no kumenyetso kw'inzogera gitakaza ku ruhande kugira ngo dushyiraho igice cya 18 cy'inkuru uzahita wakira ubutumwa bugufi bukumenyesha yuko kigezeho ugahita ucyumva. Buryo taranirwa garampigira ngo ijuru riri hafi hari ibintu najyaga niteranya numvaga naririnze abakobwa aho nagiye mba hose abangendagaho nk'abihunza bakagenda bimyiza imoso bibaza uko nteye. Sinashakaga ko hari umukobwa umenyera ngamenye mpaka nshatse umugore wanjye tuvuye imbere ya padiri ubundi tukidagadura nakubwira iki. Ijoro rimwe ribaga imbyeyi koko umunsi umwe koko kutumensi wanganya amateka maranye imyaka n'imyaka nirinda niyima banyitegezaga. Duherukana turaye mu cyumba kimwe nge na Sheri yasinziriye nanjye murebera ririkanye ikongezamo. Ibitekerezo byambanye byinshi mbura icyo nkora nicyo ndeka. Najyaga kumukuramo imyenda nkumva ubwoba buranyishe hanyuma nza kwibaza nsanga naho nayimuvanamo ntabikora asinziriye byaba ari hohotera mukoreye. Gusa numvaga ntafite kwihangana rwose. Numvise mbuze ikindi nakora nikuramo imyenda nsigara n'imbere gusa ndaryama ntegereza akakanguka ngo tubikore. Nagiye kumva numva umuntu ari kunkomanga nkangukira hejuru nsanga ndi Sylvie nkanguye ngo njye koga tujye gufata amafunguro ya mu gitondo. Bwari bwakiye ari nka saa moya za mu gitondo. Ntabwo niyumvishaga ukuntu nasinziriye naratekereje nsanga hari nta kintu twakoze kuko ubwo nirambikaga mutegereje nahise ngona. Mbega bibi mbega agahinda nagize isoni zaranyishe numva kandi ndi ikigwari ariko Sheri yakomeje kunyihura ngo tujye gufata ibya mu gitondo. Narabyutse njya gukaraba nta kintu muvugishije nawe nabonaga adashaka kubivugaho kandi nari naraye mupfumbase. Narangije kwisiga amavuta musanga hanze twicara muri bingarira twenyine turya boilo tunywa n'icyayi nta uvugisha undi. Numvaga ntanashaka kumureba mu maso. Yaratinyutse ambaza uko naraye mwikiriza nkoresheje umutwe ambaza impamvu ntari kuvuga ndamwihorera ambwira ko atari ko nsanzwe nabwo ndamwihorera. Yakomeje kumatiriza kuvuga ndamunanira turinda turangiza gufungura ntacyo mumfashije. Nahise mpaguruka njya mu cyumba nicara ku buriri numva ntazi icyo nakora. Yahise yibaza icyo nabaye biramuyobera. Yizeraga ko ntacyo namukozeho yatangiye gukeka ko nabikoze wenda akaba ari impamvu mfite ikimwaro ko nabikoze ntabimusabye. Gusa yatekereza uko yaramize akiryama nuko yisanze abyutsa kumva nta cyabaye. Byakomeje kumutera urujijo. Yatekereje ko hari namukuyemo ngiye kubikora nareba ukuntu akaguru ke kacikiye mu ivi bikantera ikibazo biramuremerera ariko ntacyo nari kumufasha. Yahise ankurikira mu cyumba nawe yicara ku gitanda mfata ku rutugu anyingingira kumuvugisha ariko ndyumaho. Nasanze ntangiye kumubaza nisubiraho. Ambaza icyabaye nijoro gituma ntamuvugisha ambaza niba naryamanye nawe bikaba ari byo biri kuntera isoni ambwira ko nubwo naba nabikoze asinziriye yambabarira ariko sindike kumuvugisha nzunguza umutwe mpakana. Ambaza niba nabonye uburyo akaguru ke kacitse bikaba ari byo byanteye kumwihunza ndamusubiza nti oya. None nshimira ko nibura muvugishije nyuma y'amasaha 3 yarashize ntashaka kugira icyo mvuga. Numvaga ntazi icyo namubwira mpita mubaza icyamuteye guhita asinzira tukiri kuganira ku bukwe kandi twe twemeje kurara tuganira gusa ansubiza ko nawe atamenye igihe yasinziriye. Mubwira ko yampemukiye cyane ko nahurutiye ibigambo ngo ndabwira umusheri naho umukobwa w'abandi yagiye kera. Yansabye imbabazi ko atigeze yubahiriza ibyo twari twiyemeje ambaza icyo nahise nkora amaze kubona ko yasinziriye. Mubwira ko namuryamishe neza kuko yari yitambitse ku buriri kandi yari kuba avunika kandi ko byari gutuma nanjye ndara gutyo. Ambaza niba naba nakuyemo imyenda nkaryama nkoze ibintu ndirenga ndarahira. Ansubirishamo niba ntaryamanye nawe musubiza ko nta cyabaye. Yahise ampobera n'imbaraga nyinshi yishimye ambwira ko ntasanzwe ko atazi uburyo yanshimiramo ko nabaye imfura. Ambwira ko yaraye yumva ameze neza akarota twakoze ubukwe ngo twicaye mu gisharagati abasaza barimo kuvuga imisango. Ambwira ko kandi yarose ko naje kumusaba nambaye ikinyarwanda yasohoka aje kuramukanya akabona nambaye neza cyane nabaye umuntu mushyashya. Akirangiza kurota ngo yatunguwe no gukanguka agasanga dupfumbatanye. Yambwiye ko yahise agira ubwoba bwinshi ko twaba twaryamanye kuko nari kuba namuteye inda kuko ngo yari mu gihe cy'uburumbuke. Yari yagize impungenge ko tuzakora ubukwe atwite nkamwe babyarira icyumweru kimwe cyangwa ukwezi nyuma y'ubukwe. Numvise ngaruye akabaraga kuko atamfashe nk'ikigwari ariko nyine umutima ntiwari utuje. Twakomeje cya kiganiro cy'ubukwe twari twaraye tudasoje kirangiye twigarukira i Kigali. Sheri wanjye nubwo twaganiraga byose hari ikintu yari yarampishe. Ntiyigeze ambwira ko hari umuhungu bakuranye bari baturanye ku ivuko nubwo nyuma umuhungu iwabo baje kwimukira mu majyaruguru y'igihugu bagakundana byimbitse ariko by'abana bagakurana bakigana segonderi bakanagirana amasezerano atari make ariko cyane cyane yo kubana no kudahemukirana. Basezeranye ko bagomba gukundana ndetse bakazanabana ko niyo batandukana umwe akajya kure y'undi
buri wese azizirika akazirikana isezerano rye na mugenzi we ko nta kintu na kimwe kigomba kuzaba impamvu yo gutandukana kwabo. Kuko rero uwo muhungu yarutagaho gato Sylvie yarangije amashuri yisumbuye mbere hanyuma ajya kwiga hanze, anamusezeranya kuzamuzirika ku nkingi z'umutima we katazita ku bazungu n'ibizongerezi yari gusanga imahanga, kazirinda akarindira urukundo rwe rwa kera mpaka agarutse akabana n'uwo yihebeye. Sylvie nawe yari yamusezeranije ko naho abasore bamusiragiraho karijana atazatinyuka gutatira igihango ngo abahereze umutima we, kazababwira ko yawuhariye umuhungu bahuye bwa mbere, umukunzi wo mu buto batobanya akondo. Umuhungu yafashe indege umukobwa ataharira yo kwarika, ariko yiyemeza kuzarindira akamu ka musoni. Sylvie yikomereje ayisumbuye, yitwara neza ariko ntiyavuganaga n'umukunzi we kuko mu gihe cyabo nta telefone zapfaga kuboneka. Noneho ku munyeshuri wa segonderi we cyari ikizira. Irangije ayisumbuye asaba kwiga hanze arabibura, ajya kwiga muri kaminuza y'igihugu. Ariko yari agitekereza ku mukunzi we, bigatuma yihunza abahungu batamusibaga iruhande bamusaba urukundo. Dore ko yari igitego isuruka butayireba ngo urushye uhumbya, akagira amaguru ateye neza cyane ari gutambuka. Yahoraga ajya kuri Facebook ngo ashakishe ko yakongera kubona uwo yakunze, kuko yumvaga ko iyo abandi babigerageje bikunda. Ntibyamuhiriye ibyo kuko ubanza umuhungu atarakundaga gukoresha iryo koranabuhanga. Ariko Sylvie ntibagirwaga iryo sezerano bagiranye ubwo batandukaniraga ku kibuga cy'indege, ndetse ibihe byiza bya kera bagiranye ntibyamusibaga mu bitekerezo. Gusa abandi bakobwa baganiraga bamubazaga impamvu yanga abasore baba bamutereta, yabwiraga ko ategereje uwe igihe azagarukira mu gihugu bakabana. Bakoraga ibishoboka byose ngo bamumwibagize, bamubwira ko kuba amaze imyaka myinshi batavugana, ubwo yamwibagiwe yiboneye abandi bamurenzeho kazaza amutumira mu bukwe gusa. Sylvie ibyo bicantege ntiyabyitagaho, ahubwo yakomezaga gutsimbarara ku mukunzi we atazi ibyo yibereyemo iyo hanze. Gusa nawe yajyaga yicara akibaza niba atazaba nka cya kirondwe cy'indondogozi cyumiye ku ruhu rw'inka kandi yarariwe kera, akibaza impamvu uwo muhungu atagerageza no guhamagara mu gihugu ngo amushakishe niba kimukunda, cyangwa impamvu atanajya kuri Facebook ngo babe bahahurira. Ariko nyine nta gisubizo yari kubona. Gusa n'ubundi yumvaga ntacyo bimutwaye kuko yabonaga gukunda na kiga byamutesha umutwe bikamubuza kwiyigira. Ubwo nanjye nigaga hanze na Ernest, mushuti wanjye umwe wanyangiye ko nkundana n'ikimuga. Twari abahungu batatu b'inshuti dukomoka mu gihugu kimwe, gusa uwa gatatu yitwaga Aimable, yigaga ibijyanye n'ubuganga kandi bigaga imyaka myinshi, uretse ko yari yaranaje asanga tugiye gusoza twebwe. Ubwo umukobwa w'inshuti na Ernest yadutumiraga ngo atugurire tukiga hanze, yatubajije impamvu njye na Aimable tutazanye abasheri bacu ngo dusangire. Mubwira ko njye nzamushaka naramaze gutaha kandi maze n'igihe kinini nkora akazi. Naho Aimable atubwira ko uwe yamusize mu gihugu katatinyuka kumutendeka. Ernest na Sheri we basetse Aimable cyane, bamubwira ko ibyo arimo ntabyo azi kuko atazi ibyo wategereje arimo, ko wasanga atengamaye hamwe n'undi muhungu ngo nawe ngarahara ategereje. Umusheri wa Ernest yongeyeho ko burya abakobwa bakunda cyane ndetse bakanagira amarangamutima menshi kurusha abahungu, ariko ko ikindi dukwiye kumenya ari uko banibagirwa vuba. Twatashye Aimable yababaye, ndamwihererana mubaza impamvu ameze atyo, ambwira ko yakomekejwe n'amagambo umukunzi wa Ernest yamubwiye. Ambwira ko ibyo kuba abakobwa bakunda cyane byo yabibonaga kuri Sheri we, kandi ko ibyo kuba abakobwa bagira amarangamutima menshi nabyo ari byo kuko ngo Sheri we atihanganiraga kumva hari umukobwa ugenda kuri Sheri we, kandi ko iyo yamuhaga akantu gato cyane nka surprise umukobwa yishimaga birenze ndetse amarira y'ibyishimo akaza bikaba ngombwa ko amuhoza. Aimable ambwira ko ibyo kuba abakobwa bibagirwa vuba byo nk'uko Sheri wa Ernest yabibabwiye nta makuru abifiteho, ko icyaza ari urukundo ntagereranywa bakundanaga n'amasezerano bagiranye y'ubudahemukirana. Aimable ambwira ko kandi iyo yibutse amarira umukobwa yaririye ku kibuga cy'indege amusezeraho bituma atatekereza gukunda undi. Nabwiye Aimable ko igitekerezo yagize cyo kunamba ku rukundo rwe n'uwo musheri we ari ikintu cy'agaciro kandi ko bigaragaza ko yavamo umugabo mwiza udahinduka ku ijambo rye. Gusa mubwira ko impamvu atamenye ko umukobwa yanibagirwa vuba ari uko batigeze bashwanaho ngo nibura hagira undi muhungu umutereta. Gusa mubwira ko nubwo habaho ihame rusange ry'uko abantu bateye, habaho n'ab'umwihariko. Mubwira ko nta tegeko ritagira irenga ayobora. Aimable ambwira ko noneho yibutse ko batanakivugana hashize imyaka 2, bikamuca intege ko nta kabuza ubu yikundiye abandi. Mubajije niba nta na mwene wabo ugira telefone, ambwira ko ntawe, kiretse nyirarume wakoreshaga imwe yo mu biro, zazindi zitavaho ziri, gusa ngo nta nimero zayo yagiraga. Namugira inama y'uko nubwo umukunzi we yaba akimutegereje adakwiye kubyishyiramo cyane, kuko asanze ataramutengushye bakomerezaho, ariko kandi akomeje kumwishyiramo cyane akazasanga yaramusimbuje abandi, yatumutwe kandi ari umuhanga igihugu cyitezeho byinshi avanye hanze. Twararangije tumusiga kiga njye na Ernest tugaruka mu gihugu cyacu, dushaka akazi biraduhira, tugakorana umurava mu buhanga twahashye bwose, twishimirwa n'abakoresha kuko ibigo byabo bitahwemaga gutera imbere bibikesha ubwenge n'umurava n'umunyangamugayo bwacu. Gusa nyine Ernest we twaje gupfa biriya. Ni gake cyane najyaga mvugana na Aimable kubera akazi kenshi n'utundi tuntu twanjye bwite nakoraga. Na Aimable nawe nuko kuko bari mu myaka isoza nta mwanya uhagije yabonaga, kandi ibyo yigaga byamusabaga kubyitaho cyane, kandi bagiraga n'ibikorwa byinshi n'amasomo ngiro bakoreraga mu bitaro bitandukanye bita ku barwayi. Ntabwo rero waba uri kwita ku murwayi utaranabimenyera ngo unatekereze telefone, cyangwa ngo urimo gutera urushinge cyangwa uri kubaga umurwayi ngo uzitabe telefone.
Ikindi kandi guhamagara hanze byarakoshaga si nk'ubu byoroshye. Erega n'igihugu cyacu gitera imbere vuba, wagira ngo se ejo bundi hashize. Rero twavuganaga nka rimwe mu mezi 3. Ernest we ntiyari akimuvugisha kuko yari yaranyanze, agerekaho no kunteranya n'umuryango wanjye. Yibwiraga ko nabibwiye Mabure, bityo akagira isoni zo kumuhamagara ndetse ahindura na nimero. Ku bijyanye n'akazi kanjye nakoraga kwa boss Papa Deborah, nari nguwe neza nta kibazo, ntabwo Deborah yari akiza kuntesha umutwe nka mbere. Rimwe na rimwe namubonaga gake, ariko ntanyire mu bunyamabanga aho nakoreraga nk'uko mbere ajyaga bigenza. Numvaga mukumbuye ndetse nkumbuye n'ibyo bihe bya kera, ariko nakwibuka ishyano byari bigiye kunkorera. Amerwe nkayasubiza mu isaho nkanyurwa na Sylvie gusa. Umugore Imana yari igiye kungabiza mu minsi itari myinshi yari imbere aho. Muri iyo minsi Mabure yarangije kwiga arataha, yaje atambwiye kuko yaje igihe twari twagiye mu butembere na sheri wanjye. Nyuma yarageze mu Rwanda yarongera arampamagara, tubasha kuvugana, ambwira ko yari yarambuze. Ambwira ko yabuze uwatuma ku muryango we ngo tujye kumwakira ku kibuga nk'uko abandi babigenzaga. Ambwira ko aba muri Kigali nta gihe kirashira hageze. Namubajije niba yarabashije guhura n'umukunzi we wa kera, ambwira ko bahuye, ngo gusa yasanze yarakundanye n'undi kandi ko bagiye kubana vuba. Ambwira ko inama namugiriye yo kutabyishyiramo cyane yari ingirakamaro, ngo kuko yari guhita yimanika. Yambwiye ko yasanze ibintu byinshi byarahindutse ku mukunzi we, ansaba kuza tukabiganiraho birambuye. Ambwira ko byaba byiza nje nkamureba aho asigaye aba. Muri iyo minsi twari twaragiye gukorera hanze y'umujyi wa Kigali, bityo mubwira ko nzamureba mu kindi cyumweru. Muri icyo cyumweru nageragezaga guhamagara sheri ntamfate, yanamfata nkumva nta murara afite, ariko akambwira ko arwaye bidakabije ari ku miti. Nanjye rero nabaga mpuze cyane nkamusezeranya ko nimba mu ntara nzamuba hafi. Twagarutse i Kigali njya gusura Mabure, ngeze yasohoka mu cyumba cyambaye agakabutura nk'ubyutse, duhoberana urukumbuzi tuganirira muri salo. Tutaravugana byinshi, mbona Sylvie asohotse akenyeye isume agiye koga. Dukubitanye amaso twese turatungurwa. Reka nkubwire iki cya 17 cy'iyi nkuru uko nazinutswe urukundo arahakirangiriye. Niba hari amatsiko usigaranye uko byaje kugenda, wowe icyo usabwa gusa no kureba munsi y'iyi nkuru ukareba ahari gutukura ndetse ijambo subscribe ugakandaho, ugahita ukanda akamenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushyiraho igice cya 18 uzahita wakira ubutumwa bugufi bukumenyesha uko kigezeho ugahita ucyumva.